hari ikibazo ngiye nifite itsetse kandi none wabonye ibi ko ngiye ibyo nabonye birenze urugero cyatsa yawe ibyo wabonye ari nk'ibyo nabonye ubonye ikise kandi no uzi ko hari umuntu nabonye urimo uragenda yisebye ubwe ku giti ugiye kuri TikTok nyine buri zinyuka agapfukamira kakinga ari kumusaba imbabazi bura n'uburyarya umuntu upfukamisha amavi aya mavi arashyika hasi ariko buri ayo mutima ashobora kuba ari kuvuga ngo aragapfa ese n'umutima nawe ugira amavi akubwira ngo pfukama ukamisha amavi y'umutima ibyo usaba ukigeraho yego icyo gihe napfukamisha ayo mavi napfuye nubwo urenganya uriya hari n'abandi bameze nkawe bazo ariko ubundi murababazwa n'iki bajya gusaba imbabazi zizi mwishoye muzi ko mutazikura